oya njya nahise mbona umuntu ugiye kubirenganiramo mushiti wanjye grandser wanjye nuba nkunda cyane mana we Jackie wanjye aha nazabirenganiramo nuza YAGO niho wari umeze nkaho amufashe muri no minsi niho hano honyine yarasigaye akora ibiganiro niho hari naho hano honyine abantu bari batangiye kumwumva Jackie amacanose yakozeho kuva gitangira ibiganiro nta muntu utaramututse ariko agereye kwa YAGO Pondati wallahi comment zose yego mukobwa wacu turagukunda Jackie kwase siga akora ntibakiribona bitewe na big energy uyu muntu bita Jackie azagira ikibazo gikomeye azarwara depression yuko yabuze Jackie YAGO mukuru wanjye sha nkuko atiburiye inzira ajya gutangira nubu ntashobora kwiburira inzira oya Brianna ukigaragara yatinye Pondati erega mani umuntu ntago wamurusha umunwa yaragutanze muri no showbiz asubwo wamurusha iki ko ntacyo abatarabonye Yes, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Patrick the Entertainer. As we proceed to give what you need in BigTown TV, we warakoze cyane ukora subscribe we wayikoze. Aho rose mu bice bitandukanye. Turi kumwe n'umwari mwiza cyane hano ushobora kugira wenda babagabo batari inshuti n'abatinganyi asa guhita abateza irari bitewe ni kuntu mbona ateye hano. Umeze neza umwari? I'm good. Aziko umuntu ufite umwiryo. Mani ufite amafaranga urirya bro. Ariko bamugani. Nta mukene wirya. Mukene wirya. Ni wa mukobwa wanyu. Queen Zara Gasaro Zara. Imihanda yankujije rata mu biryo gohankurije imyaka niho nambariye ya maranka nkora imiziki abajyanga gabajyajya muri top 10 banyinira mu nzoza ariko gute bitch ziri kugwa ibyapa kubera imyaka uzihabwa na data biransaba kujya igitanda nanjye mbona uko nafatira ikamba ki system nanyo kuhari iyi system n'ubusumbane prime asogo bisaba nk'upfumbate mfite umufano nyumvore mu cyumba cye yo ngo mbica gake ngende Kylian Mbappe izo biti nzikabe ubwo bwami buhabye bad bitch muri game ningizo ni gazi kunda nitwa Mary Jane mfite rwesa yitwa Nessa nyihisuva igiye kumesa njikuraya nitwa mu bigori nje gushesha ninge mwami kazi wiyinjyana bandi barabeshya yo ase mwana nkubwo nka Nessa umuzanya mu bintu byawe gute mwana ko yaguye mukira cyane ngese ngiye kunkora icyo nshaka ko nawanzanye ufite rwesa amadongo yitwa Nessa kandi buri amasuve yanjye niyamenye Nese murapiki murapiki ngoma zawe uziyumvira ndamufana byadanje ariko nyine nago ugomba kumutamo kurimo kumutamo akiri ibintu mubikora mute mwana twese ko twasaze umeze fresh se na mahoro shani fresh alhamdulillah ubwo butsigaye ndi men's choice kabisa bitewe ni ariko ni yehe kote foro yawe man icyambere do mukobwa mwiza mfite skin nziza neza nanjye ndireba nkitinya wese ko nyanyire ubwo kanyica nibere ryiza ni mayi kubinyongoreye nk'ibyo sinabona ngiye ryaraguye ryabagitamba mayi kanyongoreye ngo n'ikiro cyiza nk'ibyo nge simba mbibona turi byuki mayi nyongore wabisubiramo kuko nawe arabizi yandi icyuki bro rega ufite umukunzi cyane afite umukobwa w'umukunzi yawe buse nawe ndi gushaka amafaranga ngashaka umukunzi w'iki unkonsoma ubwo wese nawe ukonsoma wapisha na mafaranga y'abagabo nyeneye urya yawe ngende yanjye nakore ku giti cyanjye nge ama feminist ndumva barateye intambwe mbese imihanda ko yanyereye ubwo nibuze kukunyererana oya kuko nge nawanzanye nge njya ku ruhande nshaka nawakuzanye ntawanzanye ubu ngubu ushobora no kuza ukavugira jihadi se jihadi nshobora kumuvugira ngabikore oya abigi naje bakomera ubutumwa oya on another side urumva umunemero gukora icyo ashaka yego umunemero kuba icyo ashaka yego kandi umunemero gukora icyo ashaka atari imbwa jihadi si umuhungu w'imbwa nta mutsi ndamubona ari gusabiriza umuhungu se niba ari umugore niba ari umugabo simbizi yego gusa as I can see ntago ari imbwa sibyo yego kandi n'aba big energy nabo ntago ari amabwa you know nabo barashoboye rero ngewe nta ruhande ndiho gusa akantu k'ubutinganyi Jihadi se mani nyine kimere nk'igikobwa nabira bintu kiba kivugira ubona ari ikidamu kigendera n'ubu nago byagutungura use byagutungura ariko buriya tugaruke no kuri YAGO Pondati
Burakara uburiya jya utinya umuntu urucoma karenzaho inyange. Jutinya umuntu urucoma karenzaho inyange bro. Wallahi umuntu urucoma karenzaho inyange jya umugirira ubwoba kuko umuntu ntago bari ku rwego rwawe. Kandi buriya bavuga ngo rwasomeje inshyushyu nibwo medita neza nabwo yakurura fresh ntabwo ndabikora. Urabyumva njyewe ubwo n'ubuhamya mabwa n'abantu babikora. Ako buriya jya utinya umuntu nyine urunywa karenzaho. Ararunywa se urukise uruki urwuvuga ntarwo mvuze niba mvuze urukweto se urukweto karenzaho inshyushyu ntabwo nenzi ko arunywa pe niwe byumvanye shana ukuri ararunywa pe ararunywa kandi rwinshi cyane akarenzaho n'agashyushyu. Jadi se umukundira iki umuwe cyo umukundira wacu ino si fair wallahi ako yago muramutorongeje mutumya tuva mu gihugu aragenda none n'ungura cyaza kumukomeretsa pazo egyo isema ikintu mani ubona ko ari cyo cyawe sibyo nkanjye amani harashize igihe kinini pe yego numva ko nazanasubira imbere ya kamera ariko nabonye ko ari cyo cyajye umunwa ni wowe uravuga uti ngewe nta yindi muntu nta kindi kintu cyambeshe Kigali reka mvuge cyane buriya ntayago yabonye umunwa we w'Ikigali utagikora neza uravuga ati kangiye yuji kuko nka badumba ibintu bakora bari state ntago babikora bari hano mu Rwanda cyane. Rero ni kimwe nayago aravuga ati ngiye amakuru nzakenera gusora sinzayasora ndi hano mu Rwanda. Yago reka manze ngurugero nk'inkuru yasowe ira video ya Gerard ari kwitera kanuza y'ifilm ntabwo ari n'ifilm mari nuko mutabibonye neza niki nyine ahubwo wamugani ngiye video sindanayibona ubutuvugana kara naga pipi kara naga pipi nako mu bebese cyane agari nagari cyane abantu babyibushye bagira udupipi ntago bagira ikintu man nta kintu bagira bigira udupipi ariko nka Mike Mike ni gutya iba ari bombe bro you know Reka nka Mike ni gutya yagaze nawe urarumwa ariko orenza icyayi oya njye nirengerezaho ka mukaru mana yanjye abantu barenzaho icyushyu inyange hayirande ewe cyane amagini nese video wayibonye nago nayibonye nabonye abandi babipost aho wazuminze nawe uravuga teka nazuminze ndakabona ariko nago mani nagire ari nusa nago ari yo nzi kara naga pipi nukuri iyo kadasiramuye kitwa gapipi ukiri umwana umva ikintu ndi kubona agati ya Jihad na Yago ibintu mbona ari ibintu bari kwigirishwa kuko nejo bundi muzabona bari kwifotozanya none se Jihad ni yatutse baburyohe ejo bundi sinabonye post zabo bari kumwe muri niba ari anniversary yande sinzi ikirori cyari cyabaye kwa baburyohe Jihad ajyayo baranifotozanya ama post narayabonye rero ni ibintu babaza bagahimba bro mureke kutubeshya amana wakora prank uha nk'umuntu ubusabwa ngo posting mani ingi ni showbiz nagari imikino nawe dushaka kuzabona video yawe vuba hanga shange na nese ubusa niki kari ubusa nyine n'ubusa nese ubusa subusa cyane rw'ubusa n'ubusa we video yawe tujye n'urugero nka kuri wenda video ya Jihad yagiye hanze abantu kabati nagari bwongere kuvuga we video yawe remutse igiye hanze wabona imbaraga nawe zitazi posting uretse no kumvuga ubuzi ko Jihad yaceceka Jihad uzi ko yaceceka umuntu wahagaze Jihad nzikira video mucerekesha nago yaceceka Jihad kandi ejo uzabyumva cyangwa n'umusibe ejo uzumva ukuntu azaba ari kuburana nago kandi yasijya kuri space akabati ningiye ariko ndashaka n'uwo ari muri video nawaze Jihad Jihad ntiyaceceka erega man nta n'umuhungu utikinisha nta muhungu utikinisha ndumva nawe umwunganira kimwe n'abakobwa yavuze ngo ibyo bintu mwikorera mu byumba byanyu izina ry'Imana nanjye ndi umuhamya umubare 95% oya na 2%. 98% akandi kabiri nakabatikinisha 98% nta hamuri nawe nose uri kinisha nawe uri kinisha gerago ni kinisha ko ishatse sinayibura ngese ndi mubi ngese ndi umukobwa mubi kurya yishatse nayibura mu mujyi wa Kigali nago buraho wirongoza nago naburaho nirongoza bro kwiro ahantu none ufite amafaranga yawe Jihad we yawe iyo ushaka urayibona bro ufite gutya iyo ushaka urayibona ntayo wabura mu mujyi wa Kigali Jihad we yamubura Jihad ashobora kumubona
ariko ngo akamubona avuga atarami peso ipeso yari mwima agahita ahitamo kumushyira hanze ariko ikintu gihari nta muhungu utikinisha cyangwa umukobwa nawe urabikora muri make je nabyo nkora kuko sinayi kuvuga ngo muri rutsanye ngo nawe je nakubwiye ngo sinayibura wenda ngiye mvuye ngo nawe utabikora nta utabikora kuko mbizi neza n'abajama barenze mwirirwa mubona uza mu cyumba bakabikora uza amavideo yabo tuba duhagaze bari kuvuga ati ntari bika nkitere nyine wanze kungwiramo reka arewe akanda koza video se ahubwo reka mbabwire ako nyarigenge rimwe mugerageze mugabanye depression mufite abahungu b'iyi minsi simuzi batera se uzi agatsiga gatera buri munsi buri segonda nako ntabwo bikiri buri munsi byabaye segonda simuzi batera bande depression sawa twebwe sizo dufite ziratworoheye nawe ufite depression zabahungu birirwa badukatira nawe ufite depression ariko ni nk'abajama bage bamaze gukatira ngewe shani benshi reka nukuri kw'Imana nubwo bwiza urata ubu bwiza bwanjye nyine uko nguko ubona ndi mwiza burya ntago buri muntu wese abona ko ndi mwiza ariko ngewe nyine nk'umuntu wifite confidence ko ari icyuki bro ndi icyuki man wallahi nanjye ndire ubwoba bukanyica reka nubwo bagukatira no sinya numva ko ari n'umukobwa uba undusha ubwiza reka simbyumva sigaho tasha wanje atakumva tasha sandusha ubwiza kandi yatungutse paro kamwe man black mirror niyo ya mbere you know ese nadafite inzoyo nadafite inzoyo orina skin man just look at me rumva ukibona kira cyane kira yaga ari icyuki ako ko bari iki black ni icyuki gifite urubuna mayi cyana naho hazacumuza umuntu se tujye inyuma cyane gifite ikibuno none se wowe ukibona video giye hanze na yagamaze kwicomokera ni wavuze uti none agiye kurekura imirire iteye ubwoba oya njyanu nahise mbona umuntu ugiye kubirenganiramo mushiti wanjye grandsel wanjye nubankunda cyane man I really like this girl man I really like her vibes you know Jackie wanjye uyu muntu njye ndamukunda azabirenganiramo gute ahana azabirenganiramo nuza yago niho wari umeze nk'amufashe muri no minsi niho hano honyine yarasigaye akora ibiganiro niho hano honyine yarasigaye akora ibiganiro kandi naho hano honyine abantu bari batangiye kumwumva Jackie amacana yose yakozeho kuva gitangira ibiganiro nta muntu utaramututse ariko agereye kwa Yago Pondati wallahi comment zose yego mukobwa wacu turagukunda Jackie ko se sigaye akora ntibakiribona ahubwo basigaye bumva ko ari marayika bitewe na Yago bitewe na big energy you know yego rero uyu muntu bita Jackie azagira ikibazo gikomeye azarwara depression yuko yabuze Jackie Yago kandi uko nguko mbikubwiye niko bizagenda ikindi kandi atahura na Yago yariho ariko yarangwaga nase ubu tubivuge byose ukuntu abantu bamutukaga tubisubiremo naragaruka kuri BigTown niba nahandi asigaye nyine BigTown niho kwa papa we nihi wabo niwe yasinye kontra nagaruke yicare yikumugani wasikaye tu nagaruke kuko njema nyeka kuko yarameze kwa nuza kwa Yago atari kagiye kumera ubu ngubu kuko Yago yamutaye kandi yasaga nk'ari uma inspiration ako subundi we niyamushukaga ibintu yavugaga yarazi ko bazahorana ntago yamushukaga kuko ni showbiz asubundi umuntu agushukate ariko uzi ko nawe uri umusazi mani hajye umuntu avuga ibintu ahubutse uzi ko wasaze umuntu agushutse atese ntago uzabana bagiye unaza nkakubwira ngo genda para mu muhanda imodoka ikugonga ukagenda n'urutwe rubi ese ntago uzabana bagiye bahubuka umva ntago uzi umuntu waje akitabana amagweja hararuku wararutse bro hararuku wararutse ntago uzi se witabana amagweja ahubutse ntago yarahubutse ntibimwinjirije se ntibimwinjirije ikisi kandi koko ari n'abagabo b'amagweja nkuko yabivuze nese ndetse kuvuga ni njyewe nandi kwera kora cyumba iki cyandara ukinunga intoki neza wajya kwirirwa bakubita abagore mu kabari baba ari amaki ikiza nuko najya njya mu kabari ninywera fanta cyawe nuko nicyo nkuzi ntushobora kwinjira mu kabari ntushobora kwinjira n'inyamira nako ntushobora no kugera n'inyamirambo nyamirambo niho nkorera ibiganiro mbo ndahagera ariko nta kabari kaho ujya njya mu kabari pima nibere mu materaniro yo mvuye ninywera fanta pa ariko patiri uri umuntu mwiza waje abantu baranze kabisa kwikomereza kabisa aho ya dukomeza tujya kibe naby'umunwa n'uburyo ndi bubishyira hanze
ariko nta kibazo dukomeza. None se mushuti wawe arabigenza tubu mukuru wanjye sha nkuko atiburiye inzira ajya gutangira nubu ntashobora kwiburira inzira. hari n'abantu rero bavuze ko ari we ngo wahagaze iriya video yago kandi koko n'ejo bundi yago hari amajwi yasohoye ngo y'umukobwa Jihad yatwariye umugabo ni Jacky ngo ariwe yamuhaye. Jacky aba afite amakuru. Iyo mihanda asigayemo wenyine w'umwe Jacky ni irabika yahindutse irabika. Buriya Jacky aba afite amakuru menshi. Ujya utinya umuntu ugera ahantu henshi. Umuntu ugera ahantu henshi aba atinyitse. uvuze ibintu by'abantu bakuru agera ahantu henshi. Uwo muntu aba asobanuye byinshi abazi ibintu byose by'abantu bakuru n'iby'abana. Aba yarakinnye iby'abana byinshi. Sinzi niba ariwe wayimuhaye gusa agera henshi. Jacky agera henshi mwa bantu mwe. None se ugaraza gusigarana nani? Mani nkuko mbikubwiye uko yirwanyeho mbere n'ubwo ni kari bwirwaneho azi ubwenge mani azaseba nyine bizanamugora bizanamutera n'ikidepression cya danger ariko buriye gitinya umuntu wizanye mani gitinya umuntu struggling ku giti cye wizanye uwo muntu ntago ajya buri inzira. We hari wakuzanye? Ntawo ninde wanze. Niyo muntu nawe nanzira wawe. Yo muntu cyakoze cyo nubaha mananjye. Wamfashije mu bintu byose ni BigTown. Mananjye. Haragize n'umufuka. Amavide yabikibazo. Wamutayemo se? Oya nago namutahemo. Navuga ibiganiro. Agoze ubwoba wumvisha iki rero aba bana b'inyarugenge. Umuntu asiga avuga ibintu niba bari byo bumva. Yewe nduwe nyamatama. Na biganiro wakoreye hakoko? Wapi? N'ubwa mbere waje. Murakoze cyane. Patiri ntugatume umuntu avuga ubusaba. Undi wa mugani undi umuntu ashobora kurangiza muri ibi bintu. Ujye ubyemera wowe ko umuntu yakurangiza. Ntago bibaho. Kuko mani umuntu wizanye bura abatinyitse. Nta support y'umuntu runaka yegeze akenera. Ntago yigeze akenera umuntu umubwira ngo keep up keep going. Wubwo yarabyibwiraga ku giti cye. Yabwiye umutima oya umutima waramubwiye ubwira umubiri we. Umubiri we nawo ukora icyo wagakwiye gukora. Rero man niyo mpamvu nanjye akakamwanya nicaye hano ngo bari bazi ko nabivuyemo. Ntago nzabivamo bro kugeza ngeze aho nshaka kugera kugeza mbaye icyo nshaka kuba cyo nta muntu uzamagarika imbere hanjye nahanjye ntawe tuhahanganiye nta no tuzijya tunahahanganira. Kunyumva oya uretse je narizanye bro kandi nta n'umuntu uzananzimya uyu munwa wanjye ikintu kizanzimya kuri ngewe kandi uranabibona afite ibinwa myiza by the way uyu munwa wanjye ako nawe uyu man ngende incuki bro ngende incuki ndamva nta na caption yo kurenza onda naryoshye uri kunyumva uyu munwa wanjye uzaceceka ruko Imana yawuciye cyangwa yawutwitse muri kunyumva mu gihe atari mwebwe no mwamaye umunwa muzamvuge muvuge mu ruhema muri kunyongerera abahaters noneho zikunyura ahantu bakakuvuga yewe uducano sukumva barahwihwisa uraceceka bikunda kubinoneho ati dore yayindi bavuga indaya se uriyo ntago ndi indaya ngewe kuki wikiriza nose nkora iki umuntu avuga icyo ashaka kuvuga kandi nge nawe nza kubuza kuvuga icyo ushaka kuvuga mu gihe utanunze utangaburira utananyambika ntibibaho nzavuga icyo nshaka nta bigeze kukuvugaho kikaguhungabanya ngewe sha wapi niyo nsomye comment z'abantu ziransetsa zimwe zatanje zitukana cya gitutsi cyane none gihe nyine nk'umuntu yumva nk'ibintu uvuga akaba atakunya guhamagara umwana niyo sha nge cyo wanyita cyose ubu n'ubuzima bwanjye n'iziri zo ntacyo zibaye kandi nanjye ntacyo mbaye ntabwo izo nazivuga urumva ntacyo mbaye ndatuje ndaryoshye mani ngenda aho nshaka nk'icyo nshaka mba mu nzu nshaka ndara aho nshaka rero mwaba mwese ntabwo mwanera ubwoba ibaze rwose asuba muri big energy nawe ngewe nta hantu mba oya ni izina ry'Imana urimo hagati gusa nta hantu mba abafana Gasaro muzazi wanjye kwinzara wanyu muraperi wanyu nubwo byanze urabizi ko byanze nta kintu cyiza nko kubuzi ko byanze oya nge mani ngenda umustar mani
kandi ikindi ndi n'icyuki kizuvuga ko byanze nyine nuko imiziki ino si feya abona izo mbogo bagakora sheya bakwaka ruswa y'igitsina nicyo nkubwira ngo imiziki ino si feya babona izo mbogo bagakora sheya asuguje gushinyagura umuntu wipfiriye mwana nawe mvuze Gendi mu bantu bapoka mbanze izo mbogo ubushinyaguye babona izo mbogo bagakora sheya nyine mbogo yiririmbye nyakwigendera none umuntu witahiye uri mwamugaruka uko nawe wamaje gusara bro ntawe nashinyaguriye na umva n'urupfu rwa dore imbogo ruri mu mpfu za mbere zambabaje kuno sinubwo n'izina ry'Imana Imana yamwishira ibyumva dore imbogo yarambabaje kandi suko kandi na interview nyinshi nakoraga sinamwangaga naga mwanga pe nangwa nigeze mwanga twaranahuye arananganiza numva na mtima mubi wiwe gusa nyine hari ukuntu umuntu aba yishakira amaramuko abona ibintu atari byo koko kagashaka kubivugira nge navugiraga imiziki yino isigaye yarabaye za dore imbogo niyo navugiraga ariko sinamwangaga ikindi kandi may her soul rest in peace nukuri twaramukunze iyi mihanda izamwibuka umva ibintu byose yatanze mani tuzamwibuka ariko ntago bizamuza kuvuga ko imiziki yino ari feya sibyo babona izo mbogo bagakora sheya ngabasi se nanjye dore impyisi ngabasi nanjye nimunkorere kashe none se uwo muziki wawe muraziriki ntago mbizi nani ruswa y'igitsina bakwa kudatanga ahari ariko buriya nari nabivuze muri interview zanjye za mbere mani imiziki yino baba bashaka mani kwikubitira uko agatsi gateye aguhamagara ya ndirimbo yawe igeza ukahituza akagutamo ubwo indirimbo igahita ihagarara uwo munsi agatsi kakongera kakazatera next week ukajyayo ngo ndi kumwe n'umusitari bagutayemo nk'akangaye kugira ngo uhuguke umenye ko wantayemo nako byabura sha mani ngewe nta muntu wa kare nditonda mani ndi umukobwa mwiza ariko witonda umwana wa mama ako suba amafaranga mfite ukuntu mbayeho hari umungu waza ariko se nkandira akanyenyeri ayo mafaranga watubwiye ikiganiro gitangira mu kanya twe tugenda na cash ndabibwira abantu nuyama nutanayama nako nzabibwira ngo wallahi ndayaguha bugishwe ntabwo kanyagwere yame nago nyagusubiza pe urashaka ngahe oya nari bayo yose ndashima gusa umenye ko nari buze ko yagusubiza nago ari brag pe nago nyagusubiza ntabwo nyashaka ko yasubiza kandi ngiye kukuremera nta kibazo rwose ahubwo banze ucibire mbere yuko ngiye nguremera urakoze cyane rikunyumva no kamera hano batabona amadolari yanjye bakanyicara nabakuyeho kamera yayizamuye nazamuye yego urashaka amafaranga ngahe we narimo 5 nari ntabwo na akira ngo uhicu wallahi urakoze cyane dore ngaye ngafite amafaranga bro ntabwo nyagusubiza kandi munamenye ko baguhaye nanjye banzanire nta n'amafaranga y'umuhungu nyene mwaguhaye muzanira agapeti tasha ni kamwe nabaye boss ready baba ndi muvuga ngo mwarambuze amafaranga sangwe ko amano ya satanira wa munyagwa nabonye ngo umutubuzi mani nakiza ntabwo yankunda kuko nge ndi igikara afana ntabwo uri buze kuyanyaka mwana Patri nukuri ndakuremeye mani gomugisha mana yanjye uzwa no sigaye ngera nsigaye ndemera abantu nukuri agasangana tasha bise bite amafaranga yarandenze mani amafaranga yarandenze mani follow mani je nanzi kari black aya naga ari black oyo umukire kazi ngiye kujyana nagusuza mu biganiro byose abo ngo bundi boss lady mani nge nta boss lady Gasaro nyamuneka munyoke murebe indirimbo ye mu supporting ni umuraperi mwiza cyane umwe wadanje ibyo biti kuri mukomeza gupromote umuntu atangiye akazi ayo mafaranga n'ubundi nzayakoramo akazi ugomba kunyamamariza uri segonda buruka gatima gateye bikomeye cyane yitwa Gasaro ni umuhanzi buri kiganiro ngiye kujya mbivuga mwabana wabrara wanyu mananje umwana w'Inyamiramba umwana wirwanyeho nawe ufite ubushobozi bwo kumuzimya habe numwe ninde Gasa twikomere none se bino bintu bya YAGO na Brian abasinde ko Brian abajemo na Jihad Brian we yikuye mu mwandiko oya Brian ukigaragara yatinye pondati
Ega mani umuntu ntago wamurusha umunwa yaragutanze muri no showbiz. Asubwo wamurusha iki? Ko ntacyo abatarabonye. Ariko ujye utinya umuntu yirenzaho inshyushyu. Ariko ubundi ako kantu ko mwagiye mugakina. Umuntu yirenzaho inshyushyu mana we. Kandi we ngururenzaho mu karo. Twabonye n'inkoko urwego rwazo turazizi. Ariko mari ujye utinya umuntu ururenzaho inshyushyu kandi abandi ubundi undi ziramukoma nyuma y'iminota 30 akaba yabaye muzima. Inshyushyu irumaramo. Ariko warenzi wanyweye inshyushyu ahubwo rumara amasaha kina medita bya daje akaza imbere ya kamera akababwira ati arya n'ibicye byavuga ngo bishata kuri cyane konda kwita vibrator ibyo ngibyo yamen de rumojiganja urakoze cyane wanakoze urakoze mari ni intro ariko sindi akazimbera gukubita intro imwe y'igisazi cya danje ukavuga ati cap shanje mani kude chapo kabisa uramwemera umunwa we ngukunda kuba ariko abantu nakunda nihe Ako ngo aranatindanye numva abakobwa bamukunda. Ati atinda ku. Ashobora kumara nk'amasa. Oya. Ni hahanda kubita. Mukagenda hanze mukabanza mugafata kayaga mukongera mukagaruka. Mugafata mana we true story ndagaske. Byakubayeho. Oya nge senziranye na yago. Sikuvuze ngo true story nagize ngo yaragutatu. Ni true story nyine. Ariko ngiye ko ntajya mbeshya. Ko ntajya mbeshya abantu. Byabaye ku musista muziranye. Bajya gufatamo pose bagakurura akayaga bakonye. Agakubita kana kubita kisaha. Agasoka hanze bakabanza bagafata kandi pose. Mugiye Bruce Melody wakubita kabiri rimwe ryonyine. Akubita makura. Waragenza urabona. None sare bavuga bati afite proof nyinshi yago abitse ibihamya byinshi cyane impamvu no kumurwanya bizagorana abantu bose babishaka. Nukuri babimenye ko kurwanya yago bizagorana. Kuko yago man yarabatanze bro. Yabatanze showbiz. Yabatanze kumenya ibyarimo. Yago twamumenye kera. Mwebwe rero muza ngabashu abashu na nyoko uri kumva umushu ni nyoko burya mukunda nge jihad nta n'umuntu nkunda nka upenyonyo mushone nge kintu mukundira uko yimere nk'abagore n'undi kandi baricyo bari kumuziza urumva jihad agira umunwa nk'uw'abagore we reka ari kubita nge kubatana inkuru umva nuko kiba kije ubwo se urambwira ko man yimere nk'abadamu ndanamukunda kubi nacyo mukundira uragiye mukunda komeze nk'abadamu ariko ikindi kintu akwiye kumenya nafataga kayi n'agakaramu umugani wa Sky twicare yige kuko yago ntago ari ku rwego rwe burya nta mwana wihagarika ku kabari akuvuga ibintu by'abantu bakuru nawe imyaka yawe njya nyikemanga wallahi ngende mukuru Vugishwe. Yewe ndi umwana mu myaka pe. Ariko isi yaranyigishije. Kandi isi yakwigishije ufite byinshi byo kuvuga ariko udafite uko wabitoboresha. Mani nkangi ibintu yabinyuzemo mba ngomba kuvuga. Nagason ariko. Kuba mukuru ni ikibazo mu mutwe. None se ukabona Jihad yakomeje kugira avuga ati ino video nibyo ni yanjye ariko no wayifashe nawe yizemo. Ukabukeka nkandi. Wayifashe se wayifashe n'umustar wa danje ariko indese n'umustar wayifashira video kandi n'umuhanzi wamufatira video ni indese n'umustar w'umuhanzi kandi wa danje unakomeye unazwi hano none se yari mufataga mu buryo barimo gutingana barimo kurongorana nyine ariko mujye muvuga ibintu mu mazina yazo uvuga nka mu mazina yazo amufata video rwose kandi ikintu bamutazi nandwe n'uwo mustar wamufashe video uwo mustar we bari gutingana reka umuntu wabafashe video n'uwo muntu w'icuti yabo bari basindanye iryo joro sori base bari abantu batatu none bari abantu benshi bari in the building bari gusangira uri kumva neza bari kunywa ari abantu bagera ku 8 None sira video warusanzwe ubizi ko ihari? Nayo narinzi. Je mfite abanyamakuru banje. Inasi. Mfite naho muri amakuru hanje hizewe. Ariko arayo dafita yabambweyo ntago ariyo. Ayo gukubita abagore bo mu kabari. Ayo mbanya hagaze neza cyane. Kuko mfite inasi zanje man.
mba ndi kuri radari None se ubundi aho muri babiri jya umenya ko mari ndi uwa gatatu iriya video ngo bayifata ngo hari abantu benshi hari abantu bagera ku 8 niyo mpamvu yavuze se ngo ne video na nimbizi ko izajya hanze wapi ntago ari akuze amabara birirwa bakorera mu nase aba ngabo banywesha gashyushyu urupogi bo twababwiwe niki urupogi barunywesha gashyushyu twababwiwe niki twari duhari ariko ni true stories ziba ziri ku mihanda mani tuba tuzi neza twebwe ntago buri muhanzi wese kinagikora in the building ize ko kiri busohoke reka hari n'abastari nzi babakinnyi b'amafilime babona bayagaye kubera amayoga bagasinda bakigira ibigoryi umukobwa akifatira video ari kwifotozanya n'inshuti ze bagatangira bagakubita umukobwa uri kwifata ama video ariko sera namwe tujye tubamanuka urazibitse se hari video bitse nge nguhe true story umustar kandi mwese mukunda ngo basetsa wa dance ngo yarabaseteje ye ngimbavu zaraturitse ni umustar story imeze itese ni wa mustar ubona umukobwa kubera ubugorye agira n'ubugorye sindana mani ni ikigoryi pe reka jya n'abasetsa dore ni ikigoryi uri kumva baba stari basinda mukunda kandi yes we ngo ba ladies choice wait hari bansabi hakaba ba mitsutsu hakaba ba harya wa wundi urutwe namenye ubwoko bwiwe ninde yes abitwa ni byinshi bamenya base buri koko abo bastara abo ngabo bakomedi bose ufite amakuru yabo abo yabara baba komedi basekeje niyo madage ya mbere abaho kubera iki se umva ni nazo za mbere zibaho kubera iki se babandi gusinda baraburije kuri rwa rwego really disi basigaye birwana babeshya ko nta mayoga banywa ababaye abamotari se bo bize kunywa inzoga ryari shazivuye yose Sima kuva mitsutsu yazivuyeho ntago mvuze mitsutsu mvuze umukomedi wabaye umumotari mitsutsu se yabaye umumotari ntabyo nzi amakuru nayo magazi gusa icyo nzi cyo bari abakomediye bafite ukuntu basinda bakarabuza wabo n'umukobwa atangiye kwifatira ka video inshuti ze akagukubita nk'uwica inzoka bro aya nayo nihagira unyurira nzayasohora baragukubise ngewe se ubwo se ubona hinda wacora uyu mukirakazi wanjye genda kubwira ko nsigaye narabaye ladies nako men's choice ukazumbwira ngo umugabo yankubita how in which ways aho kwifuza abagabo bose baranyifuza ahubwo ikibazo njya ngira ko murangiye gutwara abagabo babandi kikabarenga ese wagiye ushaka abasore batubatse muri iyi minsi se ko bigize inuza usigaye birya umusore w'iyi minsi aranereta kugira ngo ku mafaranga aho utangiye kuyanyurira mwana n'abasore benshi babaye beza bibyuki buni ngiye wa musore mba nshaka nawe yihindukiye umupfubuzi ni ukuri kw'Imana aho ngo n'abakina filime ngo babapfubuze barahari benshi cyane nkabanuza nkabayiva bayiva buriya n'abapfubuzi iwe kandi ikindi hari n'inshuti yanjye Natasha tuziranyeho hari inshuti yanjye Natasha tuziranyeho wowe inshuti yawe Natasha reka wapi y'umupfubuzi inshuti yawe Natasha nayo mani tuziranye n'abapfubuzi benshi muri no mujyi wa Kigali kandi niba abahungu beza dushaka Tasha ngo hari umusore muziranyeho nawe byabakubise babiri wapi Tasha se nziranye nawe andi wari ubivuze ngo hari ntabyo mvuze ubwo urabirose ariko mani abapfubuzi mugerageze mu bahungu b'imitima natwe tuzababera abakobwa b'imitima akufite amafaranga menshi pe mani ngiye mfite akose ngiye mfite amafaranga mani ngo ufite imodoka ngo nkenye hano mu muhanda ngo uzatuzimwa oya shama na patri na modoka ndagura ubu se naho nayikuze size ngo mbivuge ariko nyine umenye ko iminsi yose namaze cecetse nari ndi guhiga moni ubu mfite ifungo pe kandi yaranabonetse cyane use ntago bibona amafaranga aransa mani urasa n'ibiceri kandi mani always follows me and man umurana ataranza kwemera areka mwana none se ubu nyine muri minsi bikorwa nyine uhugiyemo nibi ndi gucuriza imyenda y'abadamu y'amashariya ugena nimero nawe ukorera ahubwo n'abakiriya bazi ya sharia y'amashariya bimwe bakuruye ngo byo mu bapfumu se siyo sharia oya zimwe z'abasilamu
amashanga na sharia ni ibintu bitandukanye ni imyenda y'abasilamu y'abadamu kandi ni myiza cyane. Ukorera he? Nkorera hano munsi y'uno muhanda wa Sanse ni kujya Rwamara. Yego. Nimero yanjye ya business kanyuma muzamamagareho 07 93 63 28 uzamamagare dupange business. Umudamu wese wifuza gusa neza, umudamu wese wifuza kwambara neza azabikura kwa Gasaro Zara wanyu mama bitangaza. Ariko nkuko utanga nimero n'abantu bajya guhamagara bakubaza ibindi bitari imyenda. Yagize nase ko ntayitaba ngewe ntango nanjye yitaba. Ufite customer care witaba? Yego. Akabyaciye mu mwana. Nanubwo ntago cikora n'ukitaba na phone. Nago mwanya mwufite bro. Nago mwanya mwufite. Na mwanya mfite wo kwitaba telefone. Ubwo se nyitabye neko mba mfite business nyinshi zinshaka. Ufite abapagasi? Yego we mana we. Nta kintu kiryoha kugira abapagasi. None se umuyura dutama ingoma ryari? Sinababwira ngo ni soni kusungo mumfate nkuko muri kumbona. Icyo mumbona cyo aba ari cyo mumfata kari cyo. Ntawe nzinginga nganyite ngo marayika ndindaye. Ntawe nzinginga. Uzanyita icyo ushaka ibyo mbikunda kubino no kunyura abantu bakamvuga we. Uzi ko umubiri wanjye wiyongereye muri na mitsi kubera ko abantu bamvuga. Oya? Man, mayi mbabara ukamere kino kibuno nsigaye magaze. Kamaguru kuba mana we. Niko banzu kirebe man denzere. See the outfit. Yego ko mana yanjye waberewe. Yego ko waberewe. Yego ko waberewe. Naryoshye. Magaze neza kabisa. Iribere ko nagaro kuryanganaga niko Mike arimo kunyongera. Nagaro kuryanganaga nyine yi amafaranga aje n'ibintu birahinduka. Nibere ririyongera. Warabikoreshe se nawe? Oya nago ndagira amafaranga yo kubagisha ibere. Ariko ngira ngo uko ubibona ko itama ryaje nako nibere ryaje. Ni cyo cyukura ku mubiri wawe? Byose. Cyo nakundaga ari amabere yanjye none yahindutse ko ntakiyakura. None yaraguye ntago kiyakura. Abongo barimo barayonka bibi cyane. Shahapi. Nukuri nuko umuntu aba yarakuze mani mumerukanye n'umwana ariko umuntu arakuze. Nuko umuntu aba yarakuze. Gasaraga twisoreze. Twahetse n'abana benshi that's why mama. Cyarega twisoreze wakoze kutuganiriza no kuduha umwanya. Mani nizere kuzongera kuduha umwanya twari dufite umwanya urambuye. Nkumbuye bakte wanjye mana. Bakte yagiye Australia. Ndabizi ko ariho yagiye ariko ndamukumbuye. Hashize igihe kinini nge nawe tutabonana. Yanagiye atansezeye. Hashize igihe kinini utamuha. Oya ni inshuti yanjye. Utamuha ibiganiro nibyo mvuga. Nyine ibiganiro byo nyine narayobeye kubimutamo. Kubera guhiga money. Urumva rero ni ikibazo. Yego. Ariko ndamukumbuye bakte aho yose umenye ko ngukumbuye. Kandi wambere umuntu mwiza. Ikindi kandi ndashimira Grancel wanjye. Jackie wacu mani nawe yama interview. Jackie yama interview wallahi mukunda kubi. Kindi kandi turi n'abastari. Gusa hari ikindi kirenza. Nta kindi kabisa reka twiswe. Kindi turi n'abakobwa beza. Soro n'umukobwa ufite uruhu nk'uru rwanjye rwa shokora. Atasize fondote. Biragoye. Rwa original. Reka twisoze nta kintu ngira abantu nyuma y'uko tsonya tuganire n'ubundi uzajya uruhuka uzajya umakanya twenya twiganire kabisa. Wakoze kutuganiriza rero. Byari fresh sana dukoze ikiganiro cyiza ngira ngo niyumva abantu baraza kujya muri comment babitubwire. Wakoze kuduha umwanya no kutuganiriza abantu bakoze kuri cyane BigTown TV n'ubundi dukomeze tubane mu biganiro byacu bitaha amoro y'Imana bane nawe.